n'ikindi gihe urumva n'ikindi nese ko size hano usi umumotari bamaye ubusi umusazi we kiriya kintu ngo ni amabyariro ni amabyariro kuko Kuki? Nikosa. Inaha? Nikuturutse inaha ngaha mu by'ukuri. Dukurangira se wayobye? Uye ntabwo nayobye. Nyine yitwa nta mabyariro repa foke. Waki? Nta mabyariro repa foke. Imana yo kwenya baba we. Nikosa. Jewe rero narimaze iminsi wagira ngo ndi kuwundi mubumbe n'izina ry'Imana ndimo kureba cyangwa se simbizi mbese. Uziko aho nabaga ko n'abamarayika nabonaga. Ahubwo byino nkajya nkubitana n'imizi bubanza ari n'ibizima kubanza ari kibavuye. Nakubwiye ngo nitwa nta mabyariro pafoka ukibonana nanjye ibintu biba byabaye maho. Marayika. Ujya mbabara mbwira no nisi turimo cyangwa n'undi mubumbe ndimo. Ujya mbwira. Ayiga mwana we. Sanga muri karitsiye havutse undi musazi. Ntabwo uri umusazi. Ni impamo y'Imana uri marayika wigendera neza wagira ngo ni wa wundi ukingura ijuru abantu bakinjira mbese ushinzwe protocole mu ijuru. Ntabwo witwa marayika. Nta nicyo mupfana. Ni iki se umugarikiye hano? Umva nyine ariko se butundi. Ujya kubura kuba uhagararanye nanjye ntabwo ari ikibazo. Akire nyine nk'ubu. Nayiki? Nayiki? Nayo igihugu cyacu. Yewe yitabita. Okay. None se. Murakoze. Bikira Mariya ntabwo ari shangazi wawe cyangwa nta kintu mupfana mu muryango wawe. Mama wacu kwa data wacu. Sinkubwira ngo ntacyo mama y'Imana. Ni nyoko wanyu kwa data wacu. Naho ngaho. Ni ukuri naho ngaho bikira babuwe. Ariko kuki mu muryango wanyu niko muhakomokamo abantu beza cyane abantu nk'abo. Murakoze rero kangenda. Oyakira. Urumva ukuntu kurera baruka. Ugenda ubwira Bikira Mariya ngo Yesu aragabura ko. Yesu aragabura. Ucyo ahubwo impamvu rero reka mubwize ukuri. Usibye ahubwo se reka mu ijuru murya ki. Haba inkoko, haba amafi, haba iki mu by'ukuri kugira ngo numve iki. Amapera, pome. Amapera? Mfana mubwire. Ahubwo se wamperekeza. Ufite igiti cy'amapera zanyu? Igiti cy'amapera nimba mu ijuru haba amapera haba imbuto n'iki none uri ntajya mumwereke nanjye icyo nagukorera. Inkoko urayeza ariko byibura. Akoraga umurenza hari iki tugenda? Ndenza. Ibyo nta kibazo. Tugende nyine. Ijya imbere n'uko. Ayiwe. Iyo bikuye
Saba gusubiramo. Numva wigize isange hano kuzo. Uboroga mu biki. Roza ariko. Bibiliya na sare. Yesu nashimye. Nahimbazwe. We. Giretse nahimbazwe. Ahubwo sinkubaze. Usigaye urabana n'umugore waswo mu nzu. Wahoze ngira ngo ikuririmba koko ufite Bibiliya bikurimo. Kumbura igisazi. None se wasaza ufata ijambo ry'Imana? Ariko nsubiza ibyo ndi kukubaza. Yana amahomvo yavuze n'ibyo. Muzi ko yashakiye wawe. Hano muba ibintu ndi kubona nibyo cyane hari byo. Niko. We, vana hayi mahomvo. Uzi umugore waswa ari kwenda iki hano? Sike ndakwisabye. Mugore wa data se data ibiki. Zeba aho ngaho. No. Muzi mubaga mu nzimwe. Hakuri muzima. Mukajyana ku buriri bumwe. Hakuri muzima nicyo kubaza. Cyangwa wasaza. Nanje hari ibyo ndi kwibaza bikancanga. Buzi yose twagiye kujyana. Arabanzaga mugakurikira, murabanzaga gakurikira. Muhekeranaga mute. We, ceceka aho ngaho uza kunsariraho. Iyo umuntu yagize ikibazo cyo mu mutwe, aragenda akayibuka inzira akajya kwa muganga. Ntugana aha ngaha. Kata, ntera ibitugu. Umuryango gose mu nzimwe. Ariko wajya uvuga ibikureba. Umuryango wose mu nzimwe s'umuryango ubanda. Bandera? Ari. Cyangwa uramukumbuye muzeyi? Nakomba ya muzeyi. Soma ijambo ry'Imana. Muraho. Iki kireze. Nimukome. Baza babazimu nayo. Ababazimu nayo. Abazimu bikimuse. Rakamfushe. Ariko sha. Cyangwa abazimu nibo bafite. Abo bazimu buri gihe abazima. Reka. Wari iki kintu utazi mu buzima. Hari umusozi gwitwa mazi ati. Tuguzamukaga iminsi 4. Zuzuye. Mazi ati. Umusozi turi mu cyegeho. Ngo Rwanda hepfo guca manutse zacu Sagara. Bo. Ubwo musozi ningo twagiye gusengeraho. Je na Pasiteri Karori, Pasiteri Janvier, na Pasiteri Nyiraumugisha. Tujayo, turi bane. Je ubwanje Imana iransanga, iranyereka irambwira ati weho mwana wanje ndagutumye ja kureba iby'abazimu bari kwa mwana. Aha hantu harimo abazimu kandi ni karito y'abazimu. Ariko se cyangwa shabazimu baraguteye ntabwo. Ni karitsiye y'abazimu. Hazikura umwana. Nazo wamwe ngo ni gute? Umuntu uzigize agiraga. We. Nakuyamye kuyabuza amabanga. Wamvugishije ubugambo bwinshi ndakwihorera. None utangiye no kunsakuriza umugabo. Shira ibintu ngibintu ukabyumva. Nyine, shiraho spago. Ko barakahera ko basa nk'umukara. Bande se? Muri mu byago. Cyane weho ni wowe. Sheri, we kumva amahomvo. Wakugarara ko wugarijwe. Twigire mu nzara. Mba musore. Twigire mu nzara. Akababwira bakanga kumva. Bakikaraga bikanga ntacu. Famukire wanduriwe. Kusohombora ibigambo byose. Ngo abazimu, umuzimu ni wowe cyangwa ni ngewe? Ushatse kuvuga icyaho gataho ngaho. Ushatse kuvuga ko umuzima ari imbere. Bintu mbonyera ko bitabagaho mu muryango nyarwanda. Je nkubwire ngo icyari cyo cyose mbonye nzakigamba. Nzabivugaho nzagera hose nzabivuga. Isokarate. Muzasanga narakaye. Bomba kayaga kari hano. Ndagukunda. Umva ahubwo icyo nkubwira.
iriya midugudu yose ndashaka kwihera. Ukabona buno bwarumugire ngo aya ni amafaranga. Ugomba kujya witetera urumva nk'umuntu ufite umugabo w'umukire. Uko mumeze ndavuga uko mumeze usingutesheje kuyikuramo akoze noneho singutesheje kuyikuramo ari no kumanura ikariso y'umwana wanjye ureba mu muguno wayo umwana wanjye arwaramo inda kugira ngo ujye umbwira ngo ugiye kuzimwicira muze wajye ureka kungendaho koko ariko nkugenda uri umuhanda wa kagendwaho n'impiri wagwa kubitwa n'agace natse ntasoni nakubwiye ko umukobwa wanjye igihe cyose nzamukubonana nzagukuramo umwuka paka ukawuhera njyewe umukobwa banjye narabatanze bafite abagabo bagomba kubatwara urumva nongere nkubwire rero atazagera umubonana n'ingegera nkawe wambeserewe aserwa nimba koko ndiyo nimba warabashije kubarira uriyo ngiye ni gute wumva ko gutunga umukobwa umwe byananira koko ngaho uranyumvira wumvise uko babisaso njye ndi ingegera njyewe byose ninde ubivuze mvane nimba uvuze ko ndi ingegera ndagira ngo nze nkwereka ko utigeze unanira mu buzima urumva ubundi iyo utarakubita urabona ukuntu nk'ubu bumemuki ugiye gukora ibiki se buri gihe intwaro yawe ni amabuye wowe nta kintu kumva nkubwire reka ndi mwaka reka ndi bangegera ngaho urabona atirukase urabona atarukase nakubwiye ngo mbabara mwasi umbwira iki papa nta kintu twari dukoze nta n'ikintu twari tugiye gukora ari he urabona tagiye nta kintu twari tugiye gukora nta kintu wamujya gukorwa mu narimbo cyangwa ari nkakubita imbwa itaramuka papa nta na kimwe ariko twari tugiye gukora tugenda se tujyana he nawe papa tugenda ntabwo ndica umuntu shayo menya ko wafunguye hano akabari mbanjaga kurura muvuna muheto akabari karahari muze naragafunguye nta nzasubirayo rwose anda nshirira aho ngaho iyo nkoni ninja kugenda ndazanye ishikire nta kibazo muze ndayikubikira nta narinzi ko wafunguye hano akabari mbanga njaga sikurura muvuna muheto sha ziryoshye cyo sishambwira nari nibagiwe nyoko hajya yahavuye amahoro ameze neza nta kibazo ako shubura mwana yaramurogeye ikikoko ceceka se nyine umva muze nge nawe twaguruka uranyumva iki si wowe wangarama kirambiwe umva nkubwire ubu twakwizira ingurube bikote nkabugira amase ariko sha ntuzi ko mbyaye sogokuru wawe wanyogaruziwe wanjijiwe y'umusaza ugenda uvuga ngo ngiye ngo wambonye mu ishyamba ngo n'umukobwa nta mabyariro wambonye he itonde ngewe ujya munsi mwaje hariya nkoreraga narabaketse yego sinigeze mbakurikira ngo menya aho ugiye kumupakirira ariko byansigaye mu bwonko nta nubwo nzibagirwa nimba byaragusigaye mu mutwe rero ngiye kuza nkukorope nsige wera nimba bikuri mu mutwe ngaho ukoze mu nyamukuru ntabwo bicakuramo kandi uri umusaza arukimvi ngaho ushaka ko duhangana sibyo ushaka wowe yawe irimo amakara ariko reka nkubwire nutankira hasi ugakomeza kumvuga urumva hari igihe nzaza niyambitse isura y'ivampaye ukanyoberwa ako gatwe nkagakuraho nushaka wiyambika iya rusofero wowe ntawe ndenza amavi ndavuze ngo oya nyine rwose nta nyine nje narabakekaga kana nicarira hanze narabajya urarokotse mba nkwishi kiriya kiba kinguye mu maboko nuko mbuze aho naje ndafata ariko rero iki gihungu cazamugaza aho buzakera washaka narekuzaga ari amacuho ngo ni kiriya gikobwa ariko sinkireke ntari nagisoka Mami yarakwize none umusenye y'umuryango
icyariro mwana